Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, yurambuye ukuboko kwawe, miyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, yurambuye ukuboko kwawe, miyaga n'imiraba birahunga. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Aka korasi karatubwiye ngo Mesiya, Mesiya, uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe nta muntu wabasha kuguhina. Imana ibahereze umugisha. Rero twe tumaze iminsi dukumburanye, twe tumaze igihe kinini tutabonana. Emwe n'ukuri ndishimye cyane. Ahangaha kuri channel ndabizi ko munkurikirana muri benshi, isi yose muri benshi cyane, ariko ndanezerewe cyane, nejejwe n'Imana mu mutima yongeye kuduha akakanya. Amazina ni Ndabivivaguye David. Imana ibahereze umugisha. Wowe ukurikiranye rero iyi video, ubu butumwa, iyi message Imana yampaye, urasabwa gukora subscribe kugira ngo izi message nzajya mpora ntambutsa zijye zikugeraho igihe cyose buri munsi. Imana iguhereze umugisha. Rero uyu muri iminsi turi mu gihe cy'iminsi 7, twateguye igitaramo kivuga butumwa cy'iminsi 7. Uyu munsi ni wa kabiri. Yemwe nabateguriye ijambo rikomeye rivuga ko gutegereza isezerano no kurindira icyo Imana yavuganye nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo, utangarize umuntu mwaba muri kumwe, cyangwa se uhamagare mugenzi wawe kuri telefone, umubwire ngo inzira y'ikibazo, inzira irimo ikibazo cyawe nimwe igisubizo cyawe kiri, wigira ubwoba. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma amagambo ari muri Samweli, Samweli wa mbere 12:20. Turasoma amagambo avuze ngo nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo, asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu, aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Izi nkuru za Dawidi rero iyo nzigezeho nzivuga amagambo menshi akomeye, nzivugaho story ndende cyane, ariko ubu ndashabira ngo nyivugeho amagambo make cyane, nkubwira ngo inzira irimo ikibazo, abenisi for desti pour près de France. Inzira irimo ikibazo cyawe wiyitinya, ni nayo nzira irimo igisubizo cyawe. Abenshi bahura n'ibibazo bikomeye, bakumva ko bananiwe, bakumva ko bava mu rugendo, ariko ntabwo ari cyo gihe cyo kuva mu rugendo. Ndagutangariza ko ari cyo gihe cyo gusenga, ukigira imbere icyo Imana yavuganye nawe ikagisohoza, kuko ari Imana nyamana. Muri iyi minsi mperutse gusenga amasengesho y'iminsi 3, Imana imishurira iyerekwa rikomeye ku buzima bw'uru rugendo. Mbona abantu baricaye bacitse intege ku bw'ibihe bya coronavirus, kuri ibi bihe by'iki cyorezo. Mbona abantu batewe ubwoba nabyo. Imana iransanga irambwira ngo mbese Abisiraheli bakiva mu bunyage, ko nari nabasezeranije ko nzahabakura. Mu gihe cyo kuhabakura nabwiye Mose, nohereje marayika wanjye yongorera Mose, aramubwira ngo bwira Abisiraheli ikintu cyitwa icy'Abanyegiputa bakirarane, kuko mu gitondo ari igihe cyo gutabara. Ndagira ngo utangarize ngo ubwire mugenzi wawe ngo kuko iki gihe ari cyo gutabarwa mu gitondo kare. Ndagira ngo urarane ikintu cy'Umunyegiputa wari waragukoroneje, ndagira ngo urarane inka y'Umunyegiputa wari waragukoroneje, ndagira ngo urarane amafaranga y'Umunyegiputa wari yaragukoroneje, ndagira ngo urarane igitenge cyiza cy'Umunyegiputa, kubera ko mu gitondo ni igihe cyo kuva mu bunyage, ni igihe cyo kuva mu buretwa wari warakoreshejwe, ni igihe cyo kuva mu gihe cy'imirimo y'agahato, kubera ko Imana igize amatangazo mashitangaza ku buzima bwawe. Imana dusange kandi tugire neza. Ariko mu gihe cyo guhaguruka, barabyutse mu gitondo, Mose atangaza ijwi rirenga, aravuga ngo yemwe Bisiraheli, ni igihe cyo guhaguruka. Nawe ndagutangariza ko muri uyu mwanya ubona uri mu bwihisho, uyu mwanya ubona uri muri guma mu rugo, uyu mwanya ubona wihugiyeho, uyu mwanya ubona uri kuryama bikanga, uyu mwanya ubona uri kwicara bikanga, uwumvisha ijwi rihamagara ritabaza ngo ni igihe cyo guhaguruka, kuko Imana iteje umusinziro mu Banyegiputa. Imana dusange kandi tugire neza. Yesu ashimwe cyane. Imana itanze, Imana iteje umusinziro ukomeye, kubera ko ari igihe cyawe cyo guhaguruka ukava ahantu wari waricajwe ku ntebe.
isa nkaho ari igisuzuguriro. Ni igihe cyo guhaguruka ukava ahantu wari waricajwe mu ntebe utagira uruvugiro. Ni igihe cyo guhaguruka ugatera intambwe ugasingira icyo Imana yavuganye nawe. Aya magambo rero aranezeza cyane. Aratubwiye ngo nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo. Yesayi yaratekereje arareba asanga Dawidi mu gihe amaze atari yigera ajya ku rugamba, ariko byari igisubizo cyo kugira ngo Imana ikure umugabo wari warazengereje buriya bwoko imukureho imwice, kugira ngo ubwoko bwongera busubirane kwisanzura, bwongere bwumve ko Imana ari iri mu ruhande rwabo. Nawe hari ibintu byakuryamyeho ukubuza uburenganzira bwawe. Uyu mwanya niba uzi kuri mu kwizera kw'Imana, niba uzi kuri mu guhagarara kwiza kw'Imana, niba uzi kuri mu guhamya kwiza kw'Imana, Imana iragutangariza amagambo. Uwiteka agutangarije iyi message, arakubwiye ngo ni igihe itumye Dawidi kugira ngo aza kwicire Goliyati wari umaze iminsi azengereje ubuzima bwawe. Ni igihe Imana iteje kugira ngo uyu muraba uhagarare ku buzima bwawe. Ese wowe iyo utekereje ubona iminsi urimo ikumereye ite? Dawidi ahageze ngo ahasanga, reka twihute cyane kubera ko iminota dufite ni mike, twagiye dutegura igitaramo cy'iminota mike kubera ko tuzababwiramo byinshi. Imana tusange tugire neza cyane. Ariko Dawidi ngo akihagera ngo asanga hari umugabo uri gutuka Imana, ariko bene se bari mu myobo. Harabatse ko mwihishe, twihise uwo mugabo, ahubwo zana ibyo uzana wigende, kubera ko iki kibazo yateje ahangaha kitari icyo kudusigira amahoro. Aya magambo nayavuzeho mu gihe cyashize, abantu barayakunda barambwira ngo nzayagarure, ariko ndimo ndayategura mu buryo burambuye muri iki gitaramo kugira ngo nzayabagezeho, nuko muri iyi minsi ndi kugira ngo tuganireho mu magambo make. Abantu bazakomeza kudukurikirana bazategereza izi message tuzatambutsa muri iyi minsi 9, bazaza bahure n'ibi biganiro. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Ariko Dawidi yababajwe nuko yababajwe nuko uyu mugabo witwa Goliyati yari yarazengereje ubwoko bwe, ariko watabizi. Atekereje neza asanga idubu yarageze mu mukumba arayishwanyaguza, intare yarahageze arayishwanyaguza. Ibyo byose byageze mu mukumbi wa Dawidi, aho bari baramwohereje mu ishamba. Ibyo byose arabishwanyaguza. None atekereza ngo uwo Mufilisiti utarakebwe yibwira ko atari we wamunanira. Ariko noneho uyu mwanya ndagutangariza ngo Imana yohereje Dawidi kukwicira ibintu byari byarakubereye ikibazo. Imana dusange kandi tugire neza cyane. Ndagira ngo mvuga akantu gatoya mu mwanya wo kugira ngo mubwire aka kantu ubundi twinjire mu mwanya wo gusoza. Ntabwo turi buvuge byinshi. Intego y'iri jambo nagendereye nayibabwiye. Inzira uri kunyuramo nubwira ikibazo cyawe, ariko ni nayo irimo igisubizo cyawe. Imana dusange kandi tugirire neza. Imana turamushimira yuko ajya yica bidasabye ko natwe twinjira mu ntambara z'abaturwanya, akica abaturwanya twebwe bidasabye ko twinjira mu ntambara. Muri rimwe aravuze ngo niteze ikibazo kugira ngo ikemure ikindi we. Iyi Mana niyiteze ikibazo. Bakimara kuva mu buretwa bwo kwa Farawo, bageze aho bagera, babona bageze mu misozi ikomeye, nkaho ko nawe ugeze ahantu ukabona urakomerewe. Imbere hari inyanja nini cyane, ariko Uwiteka ngo arabireba, yohereza marayika. Atohereje Mose nawe yari kugira izo mbaraga zo kubikora. Aroni nawe yarahari yagombaga kubikora, ariko yohereza marayika kugira ngo abarwanire batabizi, ngo akura inziga ku magare y'Abanyegiputa. Nawe hari inziga zigiye kuva ku magare y'abantu bakwirukansa. Imana dusange kandi tugire neza cyane. Uyu mwanya rero ndagira ngo utangarize ngo Imana ubwo yohereje Dawidi akaba agiye kwica Goliyati wari ukuzengereje, zamurira Imana icyubahiro, uyibwira ngo Mana urakoze kuba Goliyati wari umaze iminsi mu ruhande rwanjye umunsindishirije, uyu mwanya ukabungwaniriye, ukamusimbukije ikibazo cyari kiri mu nzira yanjye, ukabungejeje ku gisubizo cyanjye. Imana dusange kandi tugire neza. Imana ikomeze kubahereza umugisha mu izina rya Yesu. Tuzakomeza kubana muri iyi minsi, yemwe dufite n'abashitsi n'abavuga butumwa batandukanye bazagenda badufasha muri ibi bihe, bazagenda baduha message y'Imana yabatumyeho. Tuzakomeza kubana kubera ko ariwo murimo twahamagariwe. Imana dusange kandi tugire neza. Reka turirimba gakorasi gato cyane kazakunda kugaruka kenshi
ariko kuko ngakunda reka nkaririmbeho gato. Ni agace kamwe ndi buririmbeho kugira ngo buri muntu wese yitekerezeho, mbese avuga ngo iki kibazo ndimo ngiye kugikurwaho n'Imana, ese intego yatuma ngikurwaho n'Imana ni iyihe? Reka mbaririmbe agakorasi, Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen. Twiyambure ibitari by'Imana, twambara umwenda wera. Ndasaba buri muntu wese ahantu ari, ahantu ahagaze, ahantu yicaye, ahantu aryamye, umuntu uri kumva iyi message, tumufashe gusenga muri uyu mwanya ndi gutera agakorasi. Reka buri muntu wese yitekerezeho, buri muntu wese yitekerezeho, areba aho yasubiye inyuma, arebe niba ataba yaragize uruhari mu bintu byatuma asingira uyu mugisha w'Imana. Imana itugirire neza kandi dusange. Reka duzamura agakorasi, buri muntu wese ari kwitekerezaho, ntabwo tugatindamo, turakavugaho gatoya. Twiyambure ibitari by'Imana, twambara umwenda wera. Iby'Imana birangwa n'urukundo n'ineza n'imbabazi. Yewe wa mugabo we, la bonne si ta telefone stati contre de sens. Yewe wa mubyeyi we, yewe wa mukobwa we, urasabwa kumva iyi message ariko banje kwitekerezaho. Ndakwinginga kubera ko Imana iraguhamagara, uyu ni wo mwanya wo gutekereza ku buzima bwawe. Hari ibyaguteye kwibaza byinshi, hari ibyaguteye kumva ko ugiye kure y'Imana, ariko uyu mwanya ndagira ngo ugaruke, wongere urebe aho wagiye, ugasubira inyuma, wongere ugaruke Imana. Twakire Yesu n'umukiza mu izina rya Yesu, amen. Reka mbafashe gusenga Imana. Imana ikomeze kubahereza umugisha mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, Imana ikomeye ifite imbaraga n'ubutware, urahambaye Yesu, ufite ubwihisho buzima, ntabwo ujya utererana abagutakira. Yemwe Dawidi agenda ahantu ntabwo yarazi ko agiye ku rugamba, yarazi ko agiye muri bene se, ariko agahageze amabuye atatu yakoze igitangaza. Werekoreyemo igishitse, turagushimye. Beneta astapi fofa adogeneste propre de fire. Mwami wo kwizerwa, buri muntu wese akeneye ubutabazi, akeneye Dawidi muri uyu mwanya ngamwicire Goliyati wari umumaze w'iminsi. Uyu mwanya kakira igitangaza, amaze kubona yuko yarari mu nzira y'ikibazo, yemwe agize imbaraga zo gukomeza kugira ngo imbere gatafata igisubizo. Mushoboze kandi umwambike imbaraga, bikomeze nyakubaha Imana, kugira ngo twese muri iyi minsi yaguma mu rugo tukomeze tugira ibyiringiro byo kubana nawe muri wowe mu izina rya Yesu, amen. Imana ikomeze kubahereza umugisha. Na hejo ku munsi wa gatatu, ejo tuzaba twagaruye babakozi b'Imana, babaririmbyi batugezeho message Imana yabashize ku mutima. Mukomeze kubana n'Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza, murakoze.